byagenze bite? Hitwa Monowai cyangwa Monowi mu Kinyarwanda. Monowi ni akagi gato gaherereye muri leta ya Nebraska muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aka kagi ngo kera kahoze gatuwe n'abaturage bagera ku 150, nyamara uyu munsi habaye mu gihugu aha muri Monowi ubu hatuwe n'umuntu umwe rukumbi, no mugore witwa Elsie Eira. Uyu Elsie Eira niwe mukozi, akaba umukoresha, akaba meya, akaba umuturage, akaba nyirakabari, akaba umukiriya, akaba ushinzwe isomero, akaba n'umusomyi, byose icyarimwe. Niwe wishyuza imisoro kandi nawe wishyura imisoro, niwe utanga uburenganzira kandi ni nawe ubusaba. Elsie Eira kugeza uyu munsi niwe ufite ubudahangarwa bwo kuba ari meya, akaba nawe muturage, niwe usaba raporo kandi nawe utanga raporo. Uko abaturage bagendaga bava muri uyu mujyi wagiye usigaramo abantu bake kugeza ubwo mwaka w'2000 uyu mujyi wari usigayemo Elsie n'umugabo we witwa Rudy. Ntibyatinze mwaka w'2004 nawe yaje gupfa. Elsie Eira asigara wenyine muri uyu mujyi. Elsie Eira yarabyaye afite abana, ariko aba bana nta n'umwe uba muri uyu mujyi. Irero ry'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryakozwe mu mwaka w'2005 byagaragaye ko aka gace ka Monowi kari gatuwemo n'umuturage umwe. Biza kuba impaka zashoboraga gutuma uyu mujyi ufungwa ntiwitwa umujyi, ahubwo wenda ukaba wakomeka ku kindi gice cya Nebraska. Nyamara Elsie Eira yahagaze bwuma, ajya kwishyura ibyasabwaga byose kugira ngo uyu mujyi ndetse n'izina ryabo litazavaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo leta itange ibikorwa remezo ahantu hatandukanye, nuko ako gace kaba gatanga imisoro. Ibi ngibi nibyo Elsie Eira yagiye gukora. Yandikisha aka kagi ke ka Monowi, arakabaruza, amameya wako basaba umuturage akongera agatanga amazina ye, atanga imisoro kugeza n'ubwo buri kwezi akusanya agera ku $500 akayatanga muri leta. Ese nibikibera muri uyu mujyi w'umuntu umwe, kuki ubundi yahagumye? Uyu Elsie Eira, umuturage akaba n'umuyobozi, akaba n'umucuruzi, akaba n'umuvugabutumwa w'uyu mujyi atuyemo wenyine, uba afite imyaka 88. Umwaka wa 2018 ubwo afite imyaka 83, Elsie Eira yasuwe na BBC. Uyu mukecuru w'imyaka 48, Elsie Eira, uyobora akanatura Monowi wenyine, buri munsi saa 3 za mu gitondo aba afunguye akazi, agakora iminsi 6 mu cyumweru, agacuruza ibirimo ibiribwa, agacuruza n'inzoga ndetse n'itabi. Aka gace kandi ka Monowi kubera kuba kadatuwe kanagendamo abakerarugendo, abo bose n'ubakira. Mu bihe bya vuba bishize bwo yagiye agira abashyitsi benshi nyuma yo kumenya yuko ari umujyi w'umuntu umwe. Umunsi wo kuruka wa Elsie Eira ni ku wa mbere, indi minsi yose arabyuka akajya ku murimo. Elsie Eira ntiyigeze ari ku murimo w'umugabo we. Umugabo we Rudy Eira akiriho yari afite isomero, ni isomero ririmo ibitabo bigera ku 5,000. Arabyuka naryo akarifungura. Buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abacuruzi ibijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, cyane cyane inzoga n'itabi, basaba uruhushya rwanditse ndetse kandi bakanishyura n'amafaranga y'imisoro. Aha rero Elsie Eira arabyisinyira, akabyiyandikira, akanabyirangurira, hanyuma nawe agatanga imisoro ikwiye nyine ijyanye n'ibyo aba yacuruje. Aka kagi ka Monowi gaherereye mu ntera ya kilometero 8 uturutse muri Dakota y'Amajyepfo, kakaba kari muri leta ya Nebraska. Monowi ntabwo ari ubutaka butoya kuko ari ubutaka bungana na hegitari 40 bwose butuyemo n'uyu muntu umwe rukumbi. Yavuze yuko iyo ari kwaka ibyangombwa bituma abasha gukora imirimo ye y'ubucuruzi, cyane cyane gucuruza itabi ndetse n'inzoga, ngabyohereza nk'umunyamabanga, akabyisinyira nk'umuyobozi, yarangiza akabyakira nk'umucuruzi w'akabari, bose muri umwe. Kimwe mu bintu yitondera ndetse byanemejwe na leta ya Nebraska ngo ibintu bye byose birimo umucyo. Niki cyatumye abantu bashira muri Monowi? Harimo ko ubutaka bwo muri ako gace ka Monowi butari bukera. Ibi byaje gutuma abari bakiri bato bose bagenda bajya kwishakira ubuzima ahandi. Uko ubukungu bw'aka gace bwakomezaga kuzamba ndetse abafite imbaraga bagenda bahava, niko uyu mujyi wagezeho uhinduka ikidaturwa. Nyamara Elsie Eira n'umugabo we Rudy Eira ubiyemeje kuhasigara barahatura. Icyo nakubwira gitangaje nuko ngubu Elsie Eira ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko nanone arakomeza agakora. Kuva byamenyekana yuko ari we muturage wenyine utuye uyu mujyi wa Monowi, Elsie Eira amaze kuzuza ibitabo bigera kuri 4 byandikamo abashyitsi baje gusura uyu mujyi we. Ugeze muri Nebraska wese yifuza gusura Monowi ukayisura, nta n'ubukerarugendo bifite igiciro. Elsie Eira yabonye inyungu yo kuba wenyine, cyane cyane mu bihe bya COVID-19. Ntiyigeze agerwaho na COVID-19 kubera ko nta hantu henshi yigeze ahurira n'abantu, usibye kubyumva mu makuru. We yarasohokaga nk'ibisanzwe, agakora imirimo nk'ibisanzwe. Mu magambo ye yavuze yuko yaje gutungurwa no kubona abantu batakiziwe, akibaza icyabaye. ngo bwageraga mu mujyi rwagati Nebraska nibwo yaje kumenya yuko ngo hari icyorezo nikigeze kimugeraho mu gihe cyari kiri guhitana abakuze. Izo zita z'ibinyungu zo gutura wenyine. Uyu mukecuru Elsie Eira akora amasaha 12 ku munsi mu nshingano ze zaba iz'ubucuruzi, iz'ubuyobozi ndetse n'imirimo y'umuturage w'umujyi wenyine wa Monowi.
ngayo nguko ngibyo bigize ubuzima bw'umujyi w'umuntu umwe wa Monowi, Nebraska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.